uzacunga umwana w'umukobwa wabaye muri ghetto akaza gushaka umugabo aravuga nawe akavuga ndagutaye ngenda n'ubundi nabagaho umwana utarabaye muri ghetto ndagutaye sherutana nahita mva ubuzima sinabushobora kwibana njyenyine sinabishobora wigaye mane wigaye pe wigaye ibyo ntabwo ari byo ntabwo bigukwiriye twongeye kubasuhuza mwe mukurikira Marika Africa TV nk'ibisanzwe rero turabakunda kandi tubifuriza kugira amahoro n'ihirwe mu byo murimo byose kugira ngo ubuzima bukomeze bwendereye nk'ibisanzwe ariko ndabagaye ikintu kimwe kuki mutambwiye yuko abanyamujyi hari imico barimo kugenda bakuza barimo kugenda bazamura kandi iyo mico wayireba neza ukabona ko atari wa muco nyarwanda cyangwa wa muco mwiza ushobora kuba wateza imbere sosiyete cyangwa nawe ubwawe. Naje kubibona bwa mbere bijya gutangira byatangiriye muri bashiki bacu aho bazaga kuri social media ukabona bambaye ubusa ukabona kugira ngo bamenyekane akaza agashyira ubwambure bwe hanze kugira ngo abone views agashyira ubwambure bwe hanze bakakubwira ngo ugiye gutangira YouTube channel biragoye ko uzatera imbere udakoresheje ibimari ubwo ndavuga sorry ibinyobwa ubwo nukoresha ubwambure cyangwa ukoresha abantu bashiki bacu bavuga ibishego. Icyo gihe rero byari bigoranye kuba watangira YouTube channel udakoresheje ibyo bintu ariko tuza kuvumbura yuko ari uburwayi burimo kugenda bwinjira mu rubyiruko kandi ubwo burwayi bugenda bukura bunandura. Ntabwo nari nzi ko uburwayi nk'ubwo bushobora kuba bwakwandura ariko nakomeje kugenda nkurikirana amakuru neza nza kumenya yuko uburwayi bwandura. Uburwayi rero bwandurira hehe? Bamwe bibwira ko ari mu muyaga abandi bakavuga ko bwandurira mu maraso ariko ntabwo ariko bimeze ahubwo n'uburwayi bugenda bwanduzwa na social media. Kubera iki abona umuntu akoze ibintu nk'ibyo ngibyo akahita avuga ati ubwo atrendinze akamenyekana mu gihe gitoya nanjye ndagerageza nze kubikora ndebe yuko nazamuka. Icyo gihe rero byagiye bikorwa ariko buriya ibintu byose ugenda ukorera ahiherereye ukaza kubisora ukabijyana hanze cyangwa akagira ubikujyanira hanze menya yuko ibyo bintu birema icyaha kandi uko bizagenda bikura bizagenda biba icyaha gikomeye gishobora no kujya mu itegeko abantu bagahanwa ugasanga bibaye ikintu kitari cyiza ariko bitavuze ko n'ubundi mu itegeko birimo ariko noneho bazashyiramo akantu bakanyage. Niyo mpamvu rero ngomba kubabwira ngo ibi bintu tubireke. Ni uburwayi kandi ni uburwayi bukomeye cyane bushobora kuba bwaguteza ibibazo ku bana bawe nawe ubwawe mu gihe kizaza ukabona yuko hari ibyo wakoze bitari byiza. Ariko naje gukomeza kugenda ncukumbura ndimo kureba nsanga bishobora kuba ari agatsiko mu bwonko kacitse visible zigasota dukeneyemo abanyamatsinga abanyamawaya. Ubwo ni abaganga babandi bashinzwe kuganiriza urubyiruko kugira ngo batubwire yuko ibi bintu tugomba kubireka. Ese kuki mutambwiye ko abanyamujyi barimo kugenda namubonye uriya musore ukunda kuririmba turiya tuntu ngo bibaze gukundwa n'umurundi kazi ukamujyana iwabo mbese bya bintu byose yaririmbaga yarabyapuritse burya akabi gasekwa n'akeza ariko ubu ari mu yahe maboko? Ndashaka kubaza ari mu bahe maboko ubu ngubu? Aracyari mu maboko ye cyangwa yagiye mu yandi maboko ataraye? Ibyo rero ntabwo ari byiza. Umuntu wari umaze kumera neza kuriya abantu bamaze kumukunda bamaze kumumenya yarangiza ugasanga ukuntu yitwa se akazina keza y'amana sha uri umubyeyi we burarumva ameze ate cyangwa umubyeyi w'uriya mukobwa urumva nyine natwe tuba tubikurikiranira hafi tuba tumva agahinda karimo kutwica twenda gushenguka wumva imitima igenda imeze itya ikubita ariko ukabura icyo ukora ukaburaho. Ejo nibwo numvaga Scovia arimo kuvuga ngo ariko murabona ubushomeri buri hano hanze mu rubyiruko ariko rimwe na rimwe hari igihe tubigiramo uruhare ugasanga bukomeje kutwokama. Mugerageze mu creating udushya
mugerageze biroroshye kandi hari ubufasha mushobora kuba mwabona butandukanye mu gihe hari icyo ugerageje gukora. waragerageje ubura ugufasha. Na ba bandi nabo basa nkaho hari aho bamaze kugera, barimo baragenda badufungurira inzira bagiye bacamo kugira ngo biteze imbere. Ubu nabonye hari itangazamakuru risigaye rihamagara abantu bamaze gukora bizinesi, bamaze kuba abantu bakomeye muri bizinesi, bakaza bakagira inama abantu. Ariko ibi bintu murimo kugenda mwirohamo ntabwo ari byo. Fizibure zimwe zirasota cyane, fizibure zimwe zirasota cyane kubera ngo murashaka bari hari ukuntu ushobora kumenyekana ariko ukamenyekana mu buryo bwiza, atari ukumenyekana mu buryo bubi, mu kintu cyiza. Ejo bundi mu gihe kizaza abana bagafata igihe bakiga wowe, kuko hari icyo wakoze wagejeje ku banyarwanda cyangwa kuri sosiyete cyangwa ku isi yose. Se bazakwiga ngo ufite nuza ayahuri kabandana. Ntabwo ari byo. Ibyo rero tugomba kugenda tubihindura, tugafata ibintu bishobora kuba byafasha n'abana bacu bazadukomokaho, bakajya bavuga ati dadi uramuzi, igihe hariya kuri iriya cano urasanga dadi mani, dadi yateye ubwoba, yari umuhanga. Dadi ariko se uzabwira iki abana bawe, abuzukuru uzababwira iki? Ni byiza rero ko tugerageza tugakora ikintu kizatuma abantu bakomeza kugenda batwibuka umunsi ku wundi. Murabizi namwe, ariko murabizi namwe. Ariko ikintu nshobora kuba nababwira muri iyi minsi, ubuzima n'ubujenjekera buzakugora. Muri iyi minsi ubuzima buragoye, ariko iyo tugiye kuganira n'abo hambere, nabo bahoraga bavuga ngo ubuzima buragoye, ariko bukoroha bitewe n'ushaka kubworoshya uwo ari we. Ukabworoshya, rega ugomba gufayitinga, ugomba kurwana. Ubundi barakubwira ngo iyo uri indwanyi nziza utangira gutegura kurwana mu gihe kingana nk'umwaka cyangwa amezi 6, bitewe n'uwo muzahura uwo ari we. Ugategura urugamba, ugafata igihe uvuga ati naha ahababaza kuhacunga, uvuga ati naha nimba ari umutwe ukawukubita ukumva yuko niyo mpamvu uzabona ababogiseri baba bafite ibintu bitorezaho, bahora bakubita. Buriya nta kindi baba barimo gutoza umubiri wabo. Ari abantu bumva ngo umuntu ngo yakubise inkumi ipima ibiro 20, Tyson fataga ibiro 60, kubera iki? Yafashe igihe cyo kwitoza. N'ubuzima rero nabwo bisaba kubwitozamo, ukarwana, ukitoza, bikanga, ugafayitinga, bikakanga, ugakomeza, ugatrayinga, ukagerageza, ukava aho uri, avuga ati aha byanze reka nambuke njya aha, wenda bizakunda. Nta muhanuzi wemerwa iwabo. Ukagenda ariko uricaye ahantu hamwe, ibintu byose amayinite, dadi wampaye amayinite, mami wampaye amayinite, garafurere yaranyanze mani, barakize, ntawe mwavugana, lifti. None se biteje imbere, nawe fayitinga, rwana, kimukurikirana n'amateka mwumve, kugira ngo ubohore ingoyi cyangwa ubohore bisaba igihe kirekire. Ntabwo ari ibintu byuka mu gitondo ngo nakize, nabaye kapo, nabaye bose. Barakubeshya. Ntibinabyuka byabaye, menya yuko uzabasha kwimanaginga. Ariko iyo uzi iyo wavuye,
ukamenya iyo urimo kwerekeza birakorohera ubuzima ize ndakubwira kugira ngo byorohe. Ariko nawe urimo gukurikira Marika Africa TV, umuntu nakubwira ati support umwumva kandi mwishyire hamwe. Imbaraga za wenyine ntago zishobora kuba zakugeza kuri za ndoto uhoramo urota buri gihe. Imbaraga zawe ntago zihagije, hakeneye izindi mbaraga. Kakwirata rero ko kwiyemera uko ushobora gushiduka wisanze hasi. Iga gufatanya n'abandi, kende mukore ibibina, musevingemo, utanganemo, ibyo bizabafasha ukore ushyizemo imbaraga. Ariko ibintu byo kuvuga ngo urashaka kwirukanga cyane, urashaka kwita uzamuka cyane, habanza step by step. Hari ubunago wazamuka sikariye udahereye kuri ya indi ya mbere, nubwo wahitaruka ariko byanga byakunda ubuzayikandagiraho. Tonde ugende gake gake ufighting, urwane, witoze ubuzima, tangira uhangane nabwo. Cyo ushaka ugerageze rero ukuntu wasa nacyo, nuko ubuzima ugomba kubutwara. Ariko kumbwira ngo urashaka kuzamukira, ngo reka mvugane n'abantu barimo gukoresha social media, ngo urashaka kuzamuka uzamukiye ku bandi, ukashaka kuzamuka uzamukiye ku bwambure, ushaka kuzamuka uzamukiye ku bwiza, ibyo bizakugora. Bizaba igihe gitoya, ariko ugere usubire hasi. Bikeneye skills, ubumenyi, innovation muri business. Harimo amafaranga, ariko namwe mugerageze mudufashe. Bona mugenzi wawe cyangwa ubona ukunze ibintu bye, ugomba kumufasha, ukamukora ukalike, subscribe, ugasharinga mu gihe ukunze icyo kintu, kugira ngo n'abandi bibashe kuba byabafasha. Ariko tuba abasirimu bafite mu mutwe. Naho rero icyo nababwira ku barimo kumbwira ati rero gerageza uduhe kuri video ya Yamani, ayo naba arabashuka. Yewe ngiye kuha biriya bintu nkomeze virusi nyikwirakwize, nawe urimo kuyikwirakwiza wigaye, ntabwo ari byo. Ni virusi igenda igakura, ugasanga sosiyete urayangije. Ntabwo ari byo. Ariko tumubwira ngo ntazongere, abantu bamuganirize, bagafizibure bagasubizemo kamaze gusota. Ariko urubyiruko rwo sibye amasengesho no kuganirizwa, urubyiruko byo rufite ibibazo byinshi cyane ushobora kuba wasobanura. Ariko kugira ngo byose bikemuke birasaba gushaka ikibahuza, ukagenda mukicara, ukiga gukorana. Uyu munsi noneho ntabwo ninjiye muri business cyane, ariko nabyo byari ngombwa kugira ngo tubiganire, tubivugeho, kuko ubuzima mani relax no kwiyoroshya ugatuza. Mugani wa bandi ati kuki mutambwiye yuko ubuzima ari ukwiyoroshya, umuntu ashobora guhinduka. Abantu barahinduka, babandi wizeraga bakaguhinduka, ukabona bagiye kure yawe, ugasanga wisanze wenyine. Wisanze wenyine uzabigenza ute? Ugomba kwiga icyo bita defense, ubwirinzi. Mu gihe udafite ubwirinzi ubuzima buzakugora my friend. Shaka ubwirinzi, protection, kurinda, ushyiraho urukuta. Reka numva Donald Trump avuga ati ngewe nzashyiraho urukuta runandukanye na bariya bantu. Nawe rero
ugomba gutegura urukuta ugomba kuzakurinda mu buzima, ariko urukuta rw'ubuzima nta rundi ni ifaranga, ukarishaka mu buryo bwose bushoboka. Nabonye hariya mu gihugu cya Dubai hari abarabuze ukuntu bakora, barakora kuva mu gitondo kugeza saa 7, bakaba bagiye mu kiruhuko, bakarya bakitegura, bakajya saa 10 bakaba bagarutse mu kazi, bagakora bakajya amasaha y'ijoro bakaruhuka, nta mwanya wo gutakaza baba bafite. Ariko wowe urareba ukora akazi sinagakora kubera iki se? Niyo mpamvu nkubwira ngo wowe nuramuka utembere ukava aho ngaho uri, unarize ngo batambona, ngo mva mu muryango umeze gutya, ibyo nibyo birimo kukwica cyane wowe. Kandi ufite impano ushobora kuba wakoresha, ariko uvuye aho ngaho batakuzi, my friend, byose urabikora. Ukabanza ukamenya uko geto bayishyura, ukabanza ukamenya uburyo ushobora kwitekera. Byose iyo umaze kubimenya sasa ubuzima yize ntawaza gukanga. Niyo mpamvu ujya kubona ukabona ako sorry ntugiye ngo aronkomerekeje, uzacunga umwana w'umukobwa wabaye muri geto akaza gushaka umugabo aravuga nawe akavuga ndagutaye ngenda n'ubundi nabagaho. Ariko se wenda two nako numvishije mutaka fata nkaho ari ukuri fata nkaho ari ukuri, ariko wa mwana utarabaye muri geto ndagutaye rutana, nahita mva ubuzima sinabushobora, kwibana njyenyine sinabishobora. Ariko umwana icyo nababwira, gerageza aho ngaho ureke ibintu. Akuze kubona umuntu w'umusore kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu afite ubuzima buzira umuze, ashyuka yicaye ari mu rugo, yicaye imbere ati rwana n'abana bakiri batoya, rwana n'abakozi ngo amuha agakoma mu two. Wigaye mane, wigaye pe, wigaye, ibyo ntabwo ari byo, ntabwo bigukwiriye. Wabyuka mane ujye gushakisha, niwanyuve ubabwira ati uziko ari n'umubyeyi uba wifuza ariko ko umwana yavaho ngaho akajya gushakisha, akujyana mu kazi kakakunanira kubera iki? Utabagize ngo bisina. Tumye ndakara, ndarakureba nkabona wapi wirirwa wicaye urimo urareba ngo runaka yakundanye na runaka, runaka yaganye na runaka, abasereri ukirwa mu matiku, imipira ngo yatsinze ngo yakinnye nabi ngo yatubangamiye, ibyo gusa wirirwamo. Ntabwo ari byo mwana, ko umugabo bizakugora, uri muri yangiza wowe. N'uwandi uzatangira no kunywa ibitabisha amayoga, arani iwanyu wowe kandi ntacyo bakwima, dore warize urarangiza, utegereje ngo bagushakire akazi gusa umaze. Tumye ndakara, ariko ntabwo ari byo. Gerageza, iby'ingenzi barabikoze. Imyaka yashize hari umucuti wanjye yigeze guhura, ababyeyi burya barakaye batagira ibintu byo kubembereza n'imikino n'iki, kwishyuriraga umwana yafataga fagitire akazibika, arangije arazifata zose kuva primaire kugeza arangije segonderi, ntabwo kaminuza yize amwishyurira. Arayizana aramuhereza fagitire, aramubwira ati akira borodero 8 wawe ndaguhaye genda, ngiye kubona aha so kaminuza uzazirire, dore umugeze mu myaka y'ubukure, kizige nawe ushaka kwishakira. Aricyo naguhaye baraye amafaranga yo kunangana, kaminuza bazi kuri ibi byose bararangije, urakicaye uracyarwana wowe. Tamurugo femurayo umwana uzi ukuntu ameze, wafungura se n'imishumi y'inkweto ze sabaze, hagiye arasitaragoringa amenye uko ubuzima bumeze. Ntabwo asohora urufaranga nk'uko abibonye kose, twaramuvunnye ari uko bukeye.
urabona amafaranga ukayangiza kera gutira ubuntu bw'ubugeto bwo kujya koreramo amabara geto urajya gutira hari n'uwateze se oya kandekere sha ndabakunda cyane rero mwari kumwe na Marika Africa TV tuzasubire